Ya shalom ndabasuhuje nshuti muryango wa Ado Vibes. Muraho neza, muraho amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. Ya kagarutse rero uyu mwanya nifuje kuganira namwe cyangwa se nifuje ko tuganira ku magambo makeya. Ndi kumwe na Do waramutse, ndagusuhuje mbere na mbere, banza usuhuze umuryango wa Ado Vibes kugira ngo dukomeze ko muri kiganiro. Noneho nawe aravuga, twese turavuga mu minota mike dufite, turagira ngo tuganire, ariko mbere na mbere tubanze dusuhuzanye twifurizanya amahoro y'Imana. Gira icyo ubwira abantu ubasuhuza. Aramutse neza. Mwaramutse. Shalom muryango wacu mugari, muryango dukunda, turabahaye mwaramutse, turabahaye mwiriwe, turabahaye turabayambiriye, turabagumbiriye cyane. Tubatumira. Twishimiye rero cyane kubana namwe muri uyu munsi mwiza Imana yatugeneye. Kuri uyu mwanya Imana iduhaye kugira ngo tugire icyo tuvuga, tugire icyo tuganiriza inshuti zacu. Muri ready? Ese muriteguye? Naho rero nimuze tuganire. Turabakunda turabakiriye mu kiganiro cya manywa. Ado Vibes muryango wacu, turi kumwe muryango wacu. Twongeye gufata uyu mwanya wo kuganira. Nifuje yuko mu minota mike dufite, nkuko mbivuze, namubwiye nti reka tuganire turi babiri, tuganiriza abantu bacu. Impamvu iyi Ado Vibes ni Ado Aphrodis and Dusenge Imana Donata. Donata Dusenge Imana, Aphrodis Dusenge Imana, Ado Vibes. Sheri wanjye rero, nk'umuryango ndagira ngo tuganirize abantu ku buryo bari bwiyumve mu ngeri, cyangwa se abantu b'ingeri zose bari bwiyumve muri iki kiganiro gifite Imana kiti insanganyamatsiko. Turavuga cyane ku rukundo, kuko urukundo ni ishingiro ry'ibintu byinshi, harimo n'umuryango. Umuryango ushingiye ku rukundo niwo muryango ukomeye, kandi umuryango ujya kubaho biturutse kuri iryo jambo urukundo. Aha, kagira inkuru. Uziko ukiri kubivuga. Uye gose. Bakubwira akaririmbo kaje. Yeah, I love that. Ninde utaziko gukundwa biryoha iyo ufite ukumenya akakwitaho. Hey, biruhura umutima, biruhura umutwe, mujyaniraho. Urukundo ni rwiza, urukundo ruraruhura. Ibyo ari byo byose, nta muntu udafite urukundo. Umuntu ufite ubuzima bwuzuye, buri muntu wese agira urukundo. Kabone naho rwahura n'ibibazo, rukazamo ibigeragezo, rukazamo amakuba, rimwe na rimwe hari urukundo ruvangirwa. Ariko reka mbabwire, numva n'umuntu urukundo rutaribereye neza, cyangwa warugiremo ibibazo, byanga bikunda ararugira ahubwo ikibazo, akagira ikibazo cy'uwo aruha, cyangwa se rukarwara, ararugira rukabaho rwirwariye ategereje muganga. Bamwe ndetse niba ruzakira, niba ruzapfa. Ariko nta muntu utagira urukundo, nta muntu utagira urukundo. Ikibazo, urukundo uraruhande. Urukundo rwawe ko warugize rukangirika, ninde waruvura? Ninde muganga w'urukundo? Bivuga ngo aka karimba yaravuze ngo ninde utazi ko gukunda biryoha, ngo biruhura umutima, biruhura umutwe. Ninde utazi umutima uremerewe uko babimeze? Ninde utazi uko umutwe iyo urushye uremeye biba bimeze? Ariko urukundo ni kimwe mu muti, mu muti wo kubaka umuryango. Ni inkingi ikomeye. Niyo mpamvu ngize ngo uyu mwanya sheri wanjye tuvuge ku rukundo.
nituvuga urukundo mutubone. Ubwo ngubwo ntabwo twavuga ku rukundo tutarufite, ntabwo twavuga ku rukundo tutarufite. Nuko rero sheri wanjye nagira ngo tugitangira, wumva ute urukundo, wabwira ute abantu urukundo? Impamvu mbajire nuko urukundo rufite igisobanuro, ni nayo mpamvu abantu benshi cyane barugira. Ariko ikibazo ni gute urukundo, ni iki gisobanuro cy'urukundo, kandi urukundo rukwiye gutwarwa rute? Kuko ibyo byo byose urufite afite icyo ashaka kurukoresha. Bivuga ngo urukundo ni igikoresho. Icyo gikoresho rero gikoreshwa gite? Kirinda ute? Tubwire urukundo ni iki? Bavuze urukundo wumva iki? Wenda rwumva. Ubundi nge numva urukundo ari ubuzima. Ubuzima. Urukundo ari imibereho. Numva ari bwo buzima umuntu yabamo, akabaho anezerewe, umva ukazigira mu isi no mu ijuru. Kumva fresher.com 0 blessing. Ukazigira mu ijuru nta mwinkanyari. Ukazabwira Imana uti Mana warakoze. No mu isi rwose pe. Kubera ko urukundo wampaye narukoresheje neza. Aho hantu. Ndubamo neza. Umva Yesu we buse mbabwire ngo iki. Ubundi rero reka twiganire nyine ku rukundo. Wewe uraruvuga abantu babana. Sibyo? Urukundo rushobora kujyana ku bantu bakabana. Yego. Sibyo? Nukuvuga urukundo mbere yo kubana, rukabajyana mu kubana, oya rubajyana mu kumenyana, mukumva mukiyumvanamo. Ubunwa burangira reka ngabanyamagaka ngabakubugamo. Mukiyumvanamo, uri kubyumva, bikazageraho umuntu ashobora no kurara adasinziriye, kumva, bikazageraho wumva ugiye guturika ukavuga ngo noneho kugira ngo nturike reka ntobore mvuge. Yabaye aho kantu. Uretse gasubiremo. Aho guturika reka ntobore mvuge. Cyane. Umva ariko aho guturika reka ntobore mvuge. Reka ntobore mvuge kuko uriya muntu. Reka mbivuge bandeba nyereka bandeba ngo urukundo rukakurwaza mbega mu byo rukagupiga waryama ukumva kuzuye ukavuga uti aho guturika reka aho guturika reka ntobore mvuge. Yes. Ubundi ubwo ni rwo rukundo rero. Kubera ko ubundi reka tubivuge neza. Yego rwose umva. Urukundo tubwire. Numva ari ibyiyumviro bikora ku marangamutima y'umuntu. Bikaza bikayakoraho ariko we kumva uratogotera mu rutirigo. Umva bigakora ku marangamutima bikagushengura ukumva udafite kubihagarika. Urumva ni ibintu udashobora kugura, ni ibintu udashobora gusaba, ni ibintu byizana, biri naturel, is a nature. Uri kumva? Noneho rero iyo reka tuvuge nyine ku rukundo, ubundi muri nature y'umuntu Imana yaturemanye urukundo. Turabizi nk'abakristo Imana n'urukundo, sibyo? Ni naryo tegeko nyine yaduhaye, kandi ni nayo mpamvu ku bakristo bemera Kristo bavuga ko Kristo kubw'urukundo yadukunze nicyo cyatumye aza kutwitangira. So reka rero mvuge urukundo nyarukundo. Urukundo nyarukundo nyine ni ikintu utajya gushaka muri supermarket. Reka mbabwize ukuri, urukundo ntabwo uzajya kurugura mu isoko. Nta soko rigurisha urukundo. Urukundo raruvukana. Urukundo ni nature uba wisangamo. No kuvuga ngo urukundo, yes, niho wavuze ngo urukundo ni ubuzima. Nuvuga mbega ni kimwe mu bigize ubuzima. Bivuga ngo umuntu avuka na bwa buzima bumurimo. Rwa buzima aba bufite bw'urukundo, kuko n'ubundi ni urukundo rwatumye avuka. Ibyo urabyumva? Ako kantu gasubiremo. Ariko nabwiye urukundo nibwo rwatumye uvuka. None se ni gute utazaruvuka? Yes. Igikorwa cyabaye kugira ngo uvuke cyavuye mu rukundo. Cyatewe n'urukundo. Urukundo ni igikoresho koko. Aribyo. Komeza. Muri kunyumva neza. Noneho rero uraruvukana, ukarukurana. Ariko nyine nk'uko mubizi iyo umwana avutse arakura, akabanza gukambakamba, niko na rwa rukundo rukura. Niyo mpamvu hari imyaka tuzi umuntu ageramo agatangira kwiyumvamo bya byiyumviro. Wa mwana yari gukura. Yes. Burya reka nkubwire. Imbonereho no kubwira ababyeyi, iyo utwite tangira ukunda umwana wawe ukimutwite. Umukunde, umubwire utuntu twiza, umubwire amagambo meza. Arumva se burya bari kutwumva. Akuzi ko byavuye mu rukundo.
so noneho wa mwana rero yavutse waragiye umutegura hakiri kare agitwite urumva hano tugeze ukajya ku idirishya ryo kunda ukavugiramo ngo mwana wa I love you baby my sweet baby you make me love when you kick you make me happy yes so noneho usanga wa mwana avukanye rwa rukundo urumva urwo rukundo mvuga watoje umwana ukimutwite ni ukuri reka mubwire umwana akurana urukundo abantu bamureba bako umwana nuwo kwande nuwo kwa rukundo umwana nuwo kwa rukundo oh my goodness bakabona ko umwana yubatswe mu rukundo turagusubira rukundo ahuri abantu bose bitwa ba rukundo turabashobora ariko byaba bibabaje ubaye witwa rukundo ariko nta rukundo ugira Shamba bidashoboka rukundo nzi wararugira Yesu we reka rero ba rukundo bose turabahaye yambu Imana ibaha umugisha noneho rero wa mwana uko akura niko na rwa rukundo ruri kugenda rukura you nurture wow urarugaburira societe ubayemo ubuzima ubayemo nibwo bugenda butuma na rwa rukundo rukura hakaba ya myaka noneho ugera bikagenda byiyongera ariko ibaza ibintu bigendana no gukura k'umuntu n'imisemburo y'umuntu uko ugenda uhinduka uko uva mu bwana ukajya uva mu baby ukajya mu bwana ukavamo ukajya mu bwangavu cyangwa se ubugimbi ariko na rwa rukundo rugira iki rukura wow noneho rero twari tuvuze ngo urukundo ni iki rwa rukundo rero ni ibyiyumviro biza bigafata ku marangamutima yawe nukuri amarangamutima yawe ukumva neza arakuyoboye ukumva rukurushije imbaraga uri kubyumva ukumva amarangamutima hari umuntu ari kukwereka none hahandi kugenda ngana ku rukundo rw'abantu bashobora kubana ubwo twavuye mu bwana twageze cyane ko dushaka no kubwira abantu bakuru bamaze gusobanukirwa aha ngaha ntarahagera reka nsubire inyuma gatoya kugira ngo mbwire n'urubyiruko sibyo mbwire n'abana bari gukura kubera ko hari ikintu bangiriza ikintu Imana yabashizemo bakagipfusha ubusa urukundo ntabwo ari irari ako kantu urukundo ntabwo ari irari njyewe hari ibintu nize nkiri umukobwa ibi bintu nta hantu nabisomye ukabuduhaye wowe buhamye kanze mbibabwire kubera ko ahari se ndabizi ko twumvwa n'abantu batandukanye haba hari umukobwa uri mu rungabangabo haba se hari umusore uri gushyira abantu mu rungabangabo uri mu gihirahiro atazi icyo ari buhitemo atazi ukuri n'ukuhe atazi se ndakora iki ameze nka kakanyoni karitse ku nzira ibi bintu rero njye Imana binyigishije ndi umukobwa urumva namwe nkuko mubibona hari icyo mbaye se sha ubaye iki koko beautiful ngahibaze zeroblessire.com fresher.com zeroblessire muri Yesu biremera haleluya noneho rero yego sha tubwire noneho rero ibi bintu Imana yabinyigishije ku giti cyanjye nta gitabo nabisomyemo ahari ninandika igitabo cyanjye ahari menya niyo page nzayishyiramo wow bigendanye n'urukundo naje gusanga abantu ndavuga hangiye kuvuga ku gitsina gabo sibyo baza bafite ibyifuzo bitandukanye bagabo bene data murabe mwumva bagiye kutubwira nanjye ndimo ndumva tega amatwi kuri guture yes abakobwa bacu abasore kubabwira kugira ngo mukure abakobwa mu rungabangabo mukure bashiki banyu mu rungabangabo mureke kubabesha mwitwaje ijambo ngo urukundo kandi ari irari mufite toka shitani yes uzi se naje gusanga mu buzima nyine bw'umuntu ari gukura ahura n'abantu batandukanye ariko abo bantu bafite intego zitandukanye umuhungu cyangwa umugabo ibaza umugabo wubatse akakureba uri umukobwa yakureba akavuga ati uyu mukobwa icyamuma nkaryamana nawe byibuze rimwe gusa yerekeza nsuze abagabo ndabasuhuje bagabo birababaje ndabasuhuje bagabo
abagabo bameze gutyo bisubiye bameze gutyo ibaza ufite umugore murarana buri munsi ubona igihe cyose ushakiye ubonye umukobwa uri hariya ugikura ukeneye kuziyubaka nawe ukeneye kuzagira urugo nk'uko nawe warwubatse ukamureba ukamugirira ukifuza kuryamana nawe just umunsi umwe warangiza ukaza ukavuga ngo ndagukunda akabyita izina urukundo ukabeshyera izina Imana yatwihereye kuzanyemo n'ibintu by'intuza ukabeshyera izina ryanditse muri Bibiliya y'urukundo rwanditse muri Bibiliya we no muri Korani rwanditsemo ahantu hose ukaza ugatinyuka ukavuga ngo ndagukunda kandi ubizi neza ko ari irari ufite kandi irari ufite uvuga uti njye niyo twaryamana rimwe ubwo ntago ari umugabo gusa n'umusore ureba umukobwa gutyo warangiza ukamwifuza mu kubera irari ryawe warangiza ukaza ukamubeshya ngo uramukunda kuki uri gukinisha amarangamutima y'undi mwana naje gusanga nyine hari abantu umuntu akitonda akakureba akavuga ati Yesu we mbega umukobwa mwiza we uriya mukobwa icyama byibuze nkaryamana nawe ntabwo ari ukuvuga ngo ni ngombwa ko murarana nkaryamana nawe just umunsi umwe byaba bimpagije uburyo uzamwegera n'ubuhe ukaza umubwira ati ndagukunda ugiye kumwicira umutima intego yawe si yo kuryamana nawe wagira amahigo ukayigeraho bikabira nanjye hari n'undi rero wa kabiri ukureba akavuga ati mbega umukobwa mwiza ndajya hehe uyu mukobwa nifuza kumubyaraho umwana gusa akaba mfite umwana nkaba mvuga nkazajya mu mateka mvuga mfite umwana nabyaranye na kana harya nugucira ni icyororo aho ni nkorora bya bindi biba ku matungo nukuri nta kintu ntega gufiteho ariko ikintu yumva yifuza yumva irari rye riri kumubwira nuko yifuza kubyarana nawe akaza kabigusaba akakwereka akagukunda kandi byarangira nyine bikabirarangiye uwo ni uwa kabiri umva uwa gatatu rero uwa gatatu warakureba yarangiza akavuga mbega umukobwa mwiza uyu mwana ni icyuki kabisa ni umwana uhiye kwakundi mu bivuga baranashyase niko babivuga mu mvugo noneho itari nziza akavuga ati uyu muntu rero bana ngiye kumushakira hasi no hejuru ku buryo ahantu ndi muri soirée tugomba kuba turi kumwe nyine akanyokipa mbese ni representable ninjya musohokana nkagenda just bikaba ari ibyo biri mu kirere nta cyerekezo bifite ubona bakaza avuga ati ndagukunda ngiye kuwa kane ari wo wanyuma uwa kane Imana imuha umugisha Imana imuha umugisha uwa kane ashobora kuba n'uyu muntu arimo Imana imuha umugisha aho ngaho umugisha ndawushaka umva uwo muntu rero ukuntu ameze ndawushaka uwo mugisha ndacyari kubabwira tubwire uwo muntu wa kane arakureba akakwitegereza kanega amatwi akakwigaho urumva akakudawunirodinga akagira bya byiyumviro bya byiyumviro bigakurura amarangamutima we amarangamutima yakamubwira ati uyu muntu ndamushaka ko mu buzima bwanjye busigaye tuzabumarana nari ngiye kuvuga ngo haleluya ivuga ntabwo ayikoze umva n'ufashwe yivuge ati uyu muntu ndifuza ko namugiraho umushinga uri eteno like witeka ryose uyu muntu twabana tugasangira ubuzima bwanjye busigaye tukabumarana turi kumwe akazaba mama w'abana banjye tukazarerana abana tukazasazana tukagendera ku kabando tukicumbana tukiri tugahita turirimba ya ndirimbo ngo turi babiri ntituzigera tuba habiri kuko njye nawe tuzatandukanywa n'urupfu turi babiri ntituzigera tuba habiri hoya kuko njye nawe
tuzatandukanywa n'urupfu icyo nzi cyo ndagukunda genda gukunda yo ndagukunda genda gukunda narashize King James, right? turamusuhuje ziriya ndirimbo ziba zirimo ubutumwa. Hari igihe tuvuga ngo ni indirimbo z'isi, reka mubwire zirigisha biterwa n'izarizo nuko uzitwayemo, noneho nuyumva ujye umenya impamvu yumvishe ukuremo amagambo agufashije. Turabashuje cyane abahanzi bacu. So icyo nashakaga kuvuga ni iki, murumva izo kategori enye ni ibintu ngewe Imana nyigishije, nta hantu nabisomye, ariko experience y'ubuzima nk'umukobwa. Ariko ibyo byose uraza kutubwira niba hari wenda ntubitubwire, ariko uvuga uti nanjye hari ibyambayeho cyangwa se n'ibyambayeho, bitumye ngira amatsiko. Impamvu Imana yabinyigishije nuko nabibonaga nk'umukobwa, kuko ntabwo ushobora kubona umugabo afite umugore kandi araje pe agahora kwiruka inyuma, akakubwira ngo ndagukunda, arankunda shakira iki. Ibyo bigira ibanga let's be honest, turaba honest kandi mwe abakobwa mwe mu byumve, mwirinde abo bantu tuzabivugaho. Barabicira amarangamutima, barabicira ubuzima bw'ejo hazaza, kandi namwe mwabagabo mwisubireho. Haracyari igihe nabo nababaje kubura umuntu w'umugabo ufite urugo ufite abana ujya kwangiza ubuzima bw'ura mukobwa. Kuki utamwifuriza ejo heza? Kuki uri kwangiza amarangamutima ye? Please mwe gukina n'amarangamutima y'abantu. Wa musore we ni no kwangiza umuryango, kuko ibi turimo kuvuga ni wa muryango tuvuga. Iyo ukoze ibyo ngibyo ugahemukira umwana w'umukobwa, ndetse se sinzi ngo hari n'abahemukira abana b'abahungu, ibyo byose ni kwangiza umuryango, ni kwangiza umuryango. Niyo mpamvu tubivuga ngo mwene nk'ibi ngibi bicike, mwene nk'ibi ngibi biveho, kandi ntawe duciraho iteka iyo tuvuga ibi ngibi, kuko njya nkunda ubuzima turimo ya marangamutima bitewe n'aho. Ikindi nakongera ntaguciye mu ijambo cyangwa ndi guciyemo, buri muntu wese afite amateka y'aho yavukiye nuko yarezwe, kumva uburyo ki aho yabaye ibyamubaye. Ibyo byose rero bishobora kuba impamvu imwe cyangwa indi muri kwa gukura kwa kundi, akagira iyo mico itari myiza akazayisangamo, ariko atari amahitamo ye. Ariko uyu mwanya turavuga ngo wowe uzumva ibiganiro cyangwa se muri umuryango n'abandi bazagenda, tukore iki kugira ngo ibyo bintu bicike cyangwa bigabanuke? Mwakoze cyane. So komeza. Narindira ngo ndangize nkomeze nsobanura kuri urwo rukundo nyarukundo. Noneho ni ukuvuga ngo ni ya marangamutima. Ayo marangamutima akwereka umuntu, uwo muntu ukamwiyumvamo, wamara kumwiyumvamo ugatangira ukamwigaho. Ariko ibaze uhuye n'umuntu n'ubwa mbere, uhise ugenda ngo ndagukunda. N'ubwa mbere umubonye, nunashaka kumwigaho, ntuzi nataha, ntuzi n'iki, ntuzi niba ari umurozi. ngo iki bibaho umunsi umwe wa mbere, aho mwe kubeshya. Mureke twe kwangiza izina urukundo, twe kwangiza iri jambo urukundo, kuko uru rukundo ni ijambo ryiza. Natangiye mbavuga ngo ni ubuzima, ni ubuzima, kuko urufite abayeho, afite imibereho itamutera stress, afite imibereho yuzuye amahoro. So ayo marangamutima rero iyo warangije kubona, noneho uyerekezaho, sibyo? Uzi ko nyine nibyo natangiye mbabwira, biragutunarika bigutera ubwoba. Abahungu murabizi, simubizi? Abasore ndabashuhuje, abari mu rukundo nabo ndabashuhuje, abubatse vuba ndabashuhuje, n'abari mu nzira zo kubaka nabo ndabashuhuje. Kwa kundi byakugendekeye, wowe wabigenje ute kugira ngo ijambo uzi ko bikugora, ukumva birakuvunye? Urukundo nyarwo n'ukuri rurakuvuna mu mutima, ukumva uri kwaka, ukavuga uti ndamwegera, ntukanamutinya. Ntamwegera nte? Ese birashoboka ko iri jambo naritobora nkarivuga?
ariko bakobwa mbagira inama bari abantu muhuye bwa mbere umuntu yakubona agahita bamara gukunda arabeshya ari gushaka gukina n'amarangamutima yawe ni gute se aribwo bwa mbere akubonye niba umukunze nyine iyo feeling ije banza ugenda uyigeho urebe ko yiyubaka nawe ureke gukina n'amarangamutima y'undi ngaya nguko rero ruragutunarika rukarangiza rukwemeje kugenda ukabwira uwo wumva uri kwiyumvamo muri ako kanya ngo ni urukundo ngo ni rwo rukundo nyarukundo urakoze mu by'ukuri ariniguye urakoze kandi ndetse ntabwo birangiye ibyo kuko nabyumvaga ko ugifite byinshi byo kuvuga kandi koko birahari byinshi byo kuvuga ariko ni kakagaruka uvuze muri make ibyo bintu byose uvuze ni byerekeye nibifata ku rukundo uvuzemo uko urukundo rwagasobanuwe ayo marangamutima uvuzemo uko akuyobora kagushyira akakwerekeza ku bantu runaka ibyo byose ni ibintu byinshi ngira ngo wumve iki kiganiro yabyumvisha ariko hari ahantu wavuze muri bya byiciro by'urukundo cyangwa se by'amarangamutima ayobora umuntu hari igice wavuzemo ngira ngo ni icya gatatu nshaka kuvuga niba ari icya gatatu nuba ari icya gatatu wavuzemo ko hari abantu umuntu uza avuga ati njye uriya mukobwa nagafasha ngo umuntu w'umusore akaza akavuga ati njye uriya mukobwa ikintu mushakaho ni umwana uriya mukobwa ni mwiza njye mise mbyita icyororo mise mbona ukuntu ujya kubona ukavuga ati iriya nka ni nziza cyangwa se iriya itungo runaka ni ryiza uwarishakaho icyororo babyita kubangurira icyo gihe rero nabitekerejeho ndavuga nti mu gihe wari urimo kubivuga narimo utekereza niba umuntu aje avuga ati njye uriya mukobwa ndamukunze ariko nta rundi rukundo sinshaka kubana nawe ahubwo ndashaka kumukuraho iki umwana bivuga ngo azaza ari umwana ufite isura nziza nk'iya nyina noneho njye ndibaza nahise ndeba wa mwana ukuntu azavuka noneho agakura noneho wa mwana uvutse muri ubwo buryo nsanga azabaho ate aziyumva ate muri wa muryango mama we na papa we batabana atakuze abona bari kumwe kuko niba umusore yaje ashaka kubyara uwo mwana icyo cyororo azaheruka atera inda sibyo niko bigenda nakabya azajya atanga indezo muri cya gihe wa mwana akirirwa na nyina ariko mu yandi umugabo icyo azaba atagetinze biranashoboka yuko yamara gutera inda agahita agenda akishakira undi mugore bazabana mbyite byiteka ariko none ikibazo kiri kuri wa mwana noneho wa mwana ubwo ntago ari kumwe ngenda ahita ndeba kuri societe muri rusange abana bavutse gutyo abana bavutse muri ubwo buryo kandi ibingibi ndahamya yuko byabayeho nanabasuhuza umuntu wese uzi ko yavutse muri ubwo buryo komera ntarirarenga ntago wavukiye ubusa nubwo ikosa ryaba ryarabaye ku babyeyi ukibona wavutse ushobora kuba waraciye muri byinshi bibi bitewe mu ngaruka z'uko kuvuka muri ubwo buryo ariko ndagukomeje kuko bituma nibuka ni Dawidi wabyaye Salomo uburyo ki Salomo yavutsemo ariko ukuntu Salomo yagize umumaro bivuga ngo ntabwo nshaka gukoresha rya zina twajyaga tuvuga kera mu kinyarwanda ntabwo rikwiye kugumaho kuko buri muntu wese avukira impamvu niyo mpamvu uvuze ngo komera we wavutse muri ubwo buryo ariko ngaruka kuri ba babyeyi bivuga ngo mu rukundo dukwiye kwitonda cyane umusore ugifite ibyo bitekerezo ntago yakagombye kwitekereza kuko ibyo ni ukwikunda kurenze biba ari ukwikunda kurenze tekereza wa mwana ushaka kubyara kuri wa mumama wa mukobwa udakunda udashaka kuzabana nawe ese nakora wibwiye yuko azagukundira icyo wakoze azagukundira ko witwa se gusa witwa papa no tugomba kubanza kureba ni gute duteguramo gukora imiryango yacu mwabasore mwe mu gitereta mutangire mutekereze uti umuryango nifuza kuzagira ni umuryango uzaba umeze ute ni umuryango uzaba umeze ute
ntabwo ari ugupfa kugenda gusa ngo urabyaye, no, tekereza kuzaba ubyariye igihugu. Niyo ikiganiro ubushize nigeze kuvuga ko umuntu wese utita ku nshingano, umubyeyi wese utita ku nshingano zo kurera aba asenyera igihugu. Bihangana ndimo ndaparika, uba urimo gusenya igihugu. Rero niba wowe ufite ibyo bitekerezo uvuga uti uyu mukobwa ndashaka kumubyaraho umwana, ndashaka kumukuraho icyororo, ariko utarimo gupangira wa mwana ubuzima bw'ejo utekereje ufatiye ku muryango muzima, urimo uroreka. Rero stop mwabantu mwe, stop mwikica sosiyete mureba, mwibyara abana muzi yuko bazagira ingaruka zo kubaho batabanye n'ababyeyi bombi kandi mutarapfuye muhari. Hari n'abana bakura bakica ababyeyi babo. Izo zose ni ingaruka ziba zaragiye zituruka kuki? Kuri ya sosiyete itaraberewe maso kera. Icyo kintu rero rwose turacyamaganye. Utekereza ari we bibayeho, ntabwo ari byo. Rero twavuga byinshi, ariko nkuko mwabibonye turi mu nzira tugenda nyine, kandi tugeze iyo tujya, kandi ni akagaruka. Ado Vibes ni umuryango uganira, ni umuryango uvuga ku bibaho muri sosiyete, n'uburyo ki twakumira cyangwa se twasana ibyangiritse. Wowe wakoze ikosa runaka, wowe byabayeho ntarirarenga, uracyari umunyamuryango, duhoza abana bavutse mu buryo butari bwiza cyangwa se bubabaje, ariko kuba uriho nicyo gishoro, niko njya mbivuga. Ahubwo twakora iki kugira ngo noneho bya bikomere, bya bibazo bitazakugira imbohe y'iteka cyangwa bitazagusigira umutima mubi, ahubwo nawe utanga ubuhamya ubuzima waciyemo bukubere impamvu, bikubere inyigisho wasangiza natwe kuri uno muryango Ado Vibes, ku nyungu z'umuryango mushya ya sosiyete dukeneye kubaka ejo hazaza, twubakira igihugu, twubakira isi yacu. Imana ibaha umugisha. Turabakunda, tubifurije ibyiza, uko tubisotse nuko byari bisohoka cyane, kandi murakoze cyane gukomeza kudukurikira. Nakagaruka tuzakomeza tubiganireho, kuko urukundo ni chapitre nini cyane. Tuzakomeza tugenda tubivugaho uko Imana izajya idushoboza, n'umwanya tukawubona nyine, nuko kudushoboza. Turabakunda rero, turabakunda. Nimukomeze mukore subscribe, mukore share, mukore like, comment zanyu zirakenewe. Comment yongezaho ngaho comment. Ado Vibe twaraje ngo twubakane nk'umuryango ducyazanye mu mwanya utafatika, mu mwanya tudafite, ariko uko bishoboka kose. Ibyo byose niyo navuga amagambo 200, ariko hakabonekamo niyo yaba 5, niyo ryaba muri mwe rishobora kugira umutima rikoraho kandi rikubaka. I'm fine, ngiye intego yanjye. Shalom, Imana ibahe umugisha. Shalom. Bye bye.